A lot has been said in very beautiful words. And I was really, all the speeches were meaningful and significant just to make this day why we are here. Independence Burundi which was the day to celebrate and enjoy the Independence Day of Burundi. Muri community yacu natwe twakiye ubutumire bw'abavandimwe b'abarundi bwo kwizihiza independence yabo kandi mwabibonye ko twayitabiriye turi benshi rwose twabizindukiye turahari kandi ndagira ngo mbabwire mwese ko mwicara kuko twishimye tunezerewe iyo independence ni yacu natwe twibonamo aba twebwe n'abavandimwe b'abarundi turi umwe ntituri babiri turi ibihugu by'ibivukanye. So pretty much all I want to say, we came along to be part of this day, not only because of the invitation, because Burundians and Rwandan, we are all brothers and sisters. So we are really here, and we feel home. We are part of this Independence Day. The Burundian independence, we are all feeling part of it. It's our independence as Rwandans. So we are enjoying it, and we are really proud to be here today. Mubisharira banyuze mu bubabare ariko bakoresha imbaraga nyinshi baritanga kugira ngo badukure kwiyunguye. Really, if we can remember our ancestors, our heroes of the independence, they have really went through a lot of struggles. They have sacrificed themselves to be where we are today. That's what we have really to remember. Ari kuyivuga ku munwa gusa. Independence yakagombye kurangwa n'ibikorwa. Independence is not only a thing that being independence as such. Independence goes together with the work and just the sacrifice. Be part of it, work and development. Independence niyo tuvuga mu mateka twereka ko abasekuruza bacu batari bazi kwandika no gusoma bakoze byinshi kugira ngo bashobore kugeza kuri byinshi bakaduha independence kandi tukaba twemera ko banyuze mu bubabare bagakoresha imbaraga nyinshi twebwe dushobora kuvuga tuti uyu munsi ndetse twe ku buryo bw'umwihariko twashoboye kugira ngo mu ibi bihugu byateye imbere tukaba dufite dushobora gukora tukiga tukabona ibyo dushaka byose tukaba dufite stabilité dufite umutekano turakora tugakorera amafaranga dushobora kuvuga tuti uruhare twebwe turimo guha abo turi kumwe haba abadukomokaho abana tubyara cyangwa se uruhare tugira mu kugira ngo iyo independence tuyibyaze umusaruro n'uwuhe ni ikibazo buri wese agomba kwibaza simvuze ngo buri wese ampe igisubizo ahubwo ni ikintu buri wese agomba kwibaza ati uruhare nyewe cyangwa se imbaraga nshyira muri icyo gikorwa kugira ngo iyo independence ikomeze kubyazwa umusaruro niyo yi. So just to remind again, remember that our heroes, who fought for independence, did not know how to write or read, were not educated, but they used their brain, they worked hard to take us where we are today. As our brother has said before, it's not only we're thinking, oh, we are independent. Look at where we are now. We are in a developed country where we can work and make money, make income. Now we are all educated with what we should think. How can we get out of that independence fought by our ancestors to get out of it? We should assess ourselves, each and every one of us. What is our contribution? What can I do more to safeguard this independence? We need to get out of this independence so also
our younger generation can enjoy it in the future. Ndongera kugaruka ku babyeyi cyane cyane harimo nanjye nibona kuko nanjye nkuko uri kubona urubyiruko hano byanshimishije ko nabonye abantu turavanze, hari abantu bakuru, hari urubyiruko. Ni igikorwa cyiza kuko urubyiruko cyane cyane rukamenya agaciro ka independence ndetse bakamenya ababyeyi bari kumwe n'abasekuruza babo aho bavuye n'imbaraga bakoresheje kugira ngo dushobore kuba turibo abo turi uyu munsi. Also, I'm happy and it's good that we are all mixed ages, generations, the Australia born, those first generation recently arrived. Part of this process of celebrating independence is also reminding the younger ones who we are, what we do have to celebrate, what to safeguard. So also they know in the future how they will safeguard and maintain this process, and so they can keep reminding themselves also what the great job that our ancestors have done. Parents, kwegera neza urubyiruko, muvandimwe Jean Marie yabivuze, kwegera urubyiruko tukarutoza gukora, tukarutoza kugira ngo basubire inyuma bamenye umuco. Independence kugira ngo ushobore kwiga muri ibyazo umusaruro nuko dusubira inyuma iturebe aho turi gusa, ahubwo tugasubira inyuma naho twumenya aho twavuye, tukazirikana umuco wacu ndetse tukazirikana abo twasize. Ibyo ngibyo bizaduha imbaraga yo kubona icyerekezo tujyamo ndetse n'urubyiruko turi kumwe mu bihe bizaza kugira ngo bashobore kuzatubera imbaraga zo kugera kuri independence nyayo. I would like to ask the parents, all of us included, that we have to involve our younger generation in part of this process, so they know exactly the meaning of independence, what we do celebrate, and what the future holds. How can every one of us, even when we are not here anymore, how they are going to sustain this part of the process? And they have to always, we all as the next generation, to make sure that they have to get out of this independence and maintain that part of culture and identity as well. Kwifatanya n'abavandimwe b'Abarundi nabivuze ko independence ntabwo ari y'Abarundi bonyine umuntu turimo guserebura n'ubwo aribo bayiteguye bakadutumira, ariko ni independence y'Abanyarwanda kuko uko amateka bitwereka Burundi n'u Rwanda byaboneye independence umunsi umwe. Niyo mpamvu iyo tubisubiyemo tubona neza Abarundi uretse umuzungu umukoroni waje agashyiramo umukatikati wa muganda agashyiramo umupaka, u Rwanda n'u Burundi turi umuntu umwe. Murabizi mu mico Barundikazi, Banyarwandakazi n'Abarundi n'Abanyarwanda muri hano turashyingirana, umuco umwe. U Rwanda n'u Burundi nibyo bihugu bya mbere ku isi bifite abaturage bahura bagahuza ibintu byose, bagahuza umuco, bagahuza ururimi, bagahuza ibintu byose byakuyemo na kimwe. Ndumva umuturage kugera ukagera no mu mavillage matoya nta Munyarwanda cyangwa Umurundi pre. So it's really something crucial that was to say. Without saying that much, I would like to pretty much, as I said before, being here to celebrate Burundian independence. As I said, we feel we are part of it. Burundian and Rwandans, remember, we share a lot. History, language, culture, almost pretty much everything. You will be surprised if we have all intermarriages, or it's in a way that we feel like we are sisters and brothers, except the border that has been traced by the colonizers. Otherwise, I'll be surprised to see if
Burundian and meet a Rwandan, need an interpreter, it would be strange. It would be really strange. Ndongera kubisubiramo mbishimangira neza kurikije abo twazanye muri community yacu nyarwanda mbasaba ngo kuri ngewe uyu munsi no okaziyo yo kugira ngo ari abarundi n'abanyarwanda bamenyeshe ko turi abavandimwe tukomoka mu bihugu bivukanye aho umunyarwanda undi menyuti mbonye umuvandimwe wanjye aho umurundi ubonye umunyarwanda niba ari serivisi ushoboye kumuha imuhe utamwita rubanda ahubwo umwita umuvandimwe bityo dufatanye kugira ngo iyo independence twaboneye rimwe itere imbere dukorere hamwe duhuze ibikorwa kandi tuzagera kuri byinshi byizeye murakoze ntabwo ntayisinda mu magambo. So without any question I'm going to thank you again, but as a reminder that Rwandan Burundians, just keep in mind we're the same. As the other said, no shame, we're the same. Our intentions were together, and as you can remember all, we wanted Burundi to have independence on the same day, which is again we're part of it. Being here we are showing that we are together. From today we're going to work together and to achieve what we really need to achieve as two communities. But the main thing is we are part of our grandparents, our heroes, Burundian and Rwandans. We are brothers and sisters. That's the main message from part of our Rwandan community today. And again, we are part of it. Thank you. Thank you very much.